Abakurikiye Ishusho TV tubahaye ikaze n'ubundi mu biganiro byacu ariko dukomeza kubihanganisha ababuze ababo mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi yo muri Mata umwaka w'1994 n'ubundi Ishusho TV nka chaîne rero cyangwa nka televiziyo y'urubyiruko n'ubundi dukomeje rwa rugendo twatangiye rwo kugira ngo dufashe abanyarwanda muri ibi bihe twibuka Jenoside yakorewe Abatutsi gusobanukirwa amateka ya Jenoside yakorewe Abatutsi. Turi ku rugabano rw'akarere ka Kicukiro ndetse n'akarere ka Bugesera neza tugiye mu rugendo rero twerekeje mu karere ka Bugesera mu murenge wa Rilima muri centre ya Nyabagendwa aho tugiye gusura umurinzi w'igihango ku rwego rw'igihugu yitwa Silas Ntamfura. N'umwe mu bagabo rero bakoze ibikorwa byinshi byiza binatuma nyine bashyirwa mu cyiciro cy'abarinzi b'igihango ku rwego rw'igihugu. Yahoze rero mu ngabo za FAR cyangwa Force des Armées Rwandaises, ni ingabo za kera nyine nk'uko benshi bakunda kubivuga. Rero yakijije cyangwa yarokoye benshi mu Batutsi akajya abambutsa abajyana mu gihugu cy'u Burundi. Ndagira ngo munyemere rero tugendane n'ishusho muri uru rugendo rero rwerekeza mu murenge wa Rilima hariya mu isantere ya Nyabagendwa ahatuye Silas Ntamfura, umwe mu barinzi b'igihango ku rwego rw'igihugu, umwe mu bo igihugu cyifuje gushimira ubutwari yagaragaje mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi yo muri Mata umwaka w'1994. Ushobora rero gukomeza gukurikira ibiganiro byacu ku Ishusho TV, ushobora kunyura kuri chaîne yacu ya 392 ku bakoresha Canal Plus ndetse n'109 ndetse na 420 ku bakoresha Star Times. Tubane rero mu rugendo rwerekeza hariya ubundi dusobanukirwe byinshi ku buzima, amateka yaranze Silas Ntamfura, umwe mu bagabo b'intwari navuga ko bakiri intwari mu gihe bakiriho. Munyemere rero tugendane muri urwo rugendo dusobanukirwe, twiga amateka, ariko kandi ari nako nkomeza gusaba abanyarwanda kwibuka twiyubaka. Oya umwana turabonanye. Umukobwa. Ahubwo se ni kure yanga uvuye mu isantere ya Nyabagendwa? Ni imodoka kwa iminota 2. Ntabwo ari kure. Umwana rero twabonanye noneho reka ubwo turakatira hafa. Ufite uriya muri mumuzane se? Yego dufite imodoka. Niba ni mumuzane mu modoka none ubundi yaraje mu rugo. Ubwo wabonye rifuti. Urakoze rero. Karibu. Star. Zuba ry'i Bugesera se ndabona tuhageze. Ariho kabisa. Ibigori bireze? Ibigori bireze. Muraho neza? Muraho cyane. Karibu wacu. Star. Yego. Karibu. Wakwicarira nka hanze niba nta kizuba ari gutwara. Izuba ryinshi. Iyo mu sare cyo bitwaye. Nta twari kise. Cyane batwakwicara hanze nabwo nta kibazo dushaka kwicara hano. Ndabona hari agacucu nta aratubwira kazuba ka. Turebe nk'udutebe yicara aha. Muturebe udutebe we. Zana udutebe hano twicare hano. Abakurikiye Ishusho TV tubahaye ikaze n'ubundi nanone ni urugendo twabasezeranyije, ni urugendo twatangiranye. Twageze rero mu rugo rwa Ntamfura y'ishyari Silas. Ni umugabo igihugu cyahaye umudari wishimwe nk'umurinzi w'igihango ku rwego rw'igihugu. Twagezeyo rero turagira ngo dutangire tuganire nawe, twamusuye atuganiriza urugendo, araduhera mbere
mbere ya jenoside atuganirize byinshi bitandukanye. Nababwiye ko yahoze mu ngabo za FARC, atubwire byinshi ku rugendo rwe kugeza aho abereye umurinzi w'igihango. Ubwo rero ntujye kure, uri ku Ishusho TV, tugiye kubana nawe mu buhamya, niba uri urubyiruko, niba kandi nawe uri umunyarwanda kandi ukunda amateka, ntujye kure, tugiye kubana nawe, aratuganiriza byose birambuye ku rugendo rwe kugeza abaye umurinzi w'igihango. Ndagira ngo munyemere rero duhe ikaze Silas ku Ishusho. Tuguhaye ikaze. Yego, murakoze cyane, turabashimiye. Amazina yanjye nitwa Ntamfura Ishyari Silas. Ndi umugabo, mfite imyaka 55, navutse mu mwaka w'1969. Mvukira mu cyahoze ari Perefegitura ya Ruhengeri, ahahoze ari Komine Ruhondo, ahahoze ari muri segiteri ya Ntarama, ahahoze ari muri serire ya Burengo. Ubu ni mu ntara y'Amajyaruguru, mu karere ka Musanze, ni mu murenge wa Gashaki, mudugudu ni Ngambi, akagari kitwa Munge. Rero aho ngaho narahakuriye, mpigira amashuri abanza, hanyuma marangiriza umwaka wa 8 ku kigo cy'ahantu yitwa Intarama. Hanyuma rero nkomeza amashuri 3 y'imyuga mu byitwa Gaserayi kera. Hanyuma ndangije byabaye ngombwa ko nshakisha imirimo, ariko naje kugira gutya nkora ikizamini cyo kwinjira mu gisirikare, ko nakundaga igisirikare, nakundaga ikijandarume, no kwinjira muri jandarume bitampiriye, ariko naje kwinjira mu gisirikare kuva ku itariki ya 1 z'ukwezi kwa 4 1990. Hanyuma nkora akazi ka gisirikare kugeza mu mwaka w'1994 nza guhungira i Burundi. Mu kwezi kwa 4 ku itariki 17 ndagaruka. Mu kwezi kwa 5 inkotanyi zimaze gufata Bugesera. Hanyuma mu gihe cyo guhuza ingabo zahoze ari zo kwa Habyarimana ndetse n'ingabo z'inkotanyi, icyiciro cya mbere cyahujwe mu kwezi kwa 1 1995. Icyo gihe nari ndimo bwomba mu gisirikare kugeza mu mwaka w'1998, ubwo nasabaga gusezererwa kubera kwita ku muryango. Mfite abarumuna banjye b'imfubyi ndetse n'umuryango nari namaze gushakamo umufasha, mbona hari uburyo bwo kwitabwaho bukenewe, biba ngombwa ko rero nsaba gusezererwa ndataha. Hanyuma rero nibwo ntuye muri kano karere ka Bugesera, matuye kuva muri 1996. Hanyuma kuko aribwo nashatse nubatse urugo, birumvikana narushakiye mu karere ka Bugesera, ariko nasezerera muri mu kazi ka gisirikare muri 1998. Nukuvuga ngo ntuye hano kuva muri 1996 ko ariho nashingiye urugo kugeza uyu munsi. Umaze rero kudusobanurira byinshi birambuye ku rugendo ku gutangira kwawe amashuri ndetse nuko winjiye mu gisirikare cyo kwa Habyarimana kugeza n'igihe ugiye mu gisirikare cy'inkotanyi. Tukiri aho ngaho rero, ubuzima mu gisirikare mbere na mbere mu gisirikare cyo kwa Habyarimana bwari bumeze gute? Ese abana batoya bakurikiye ikiganiro, ingengabitekerezo cyangwa umugambi wa jenoside watangiye gute mu bijyanye n'igisirikare? Murakoze cyane. Yenda duhereye mu gihe cy'igisirikare, ntekereza ko umugambi wa jenoside, ingengabitekerezo y'ivangura, ingengabitekerezo y'urwango n'ibikorwa byibasiraga Abatutsi, ndamutse mbihereye mu gihe cya gisirikare, igihe nari umusirikare naba mbihereye hafi cyane, kuko mu mwaka w'1982 nigaga mu mwaka wa 6 w'amashuri abanza. Hari umugabo witwaga Munyagasozi Tadeyo, yari atuye muri komine Cyabingo, ariko hateganye hafi cyane na komine Ruhondo. Rero umwana we witwaga nkunda kumwitiranya, yitwaga Epifani. Nakunze kumwitiranya kuko ari Imakire, ariko ni Epifani, ko twaje kugera aho turanabonana turaganira, nuko twabonanye gutyo mbona nkubone, ariko mfite imenyero za telefone, twaje kubonana kuri telefone.
kuko yagize amahirwe acika ku icumu arahari. Rero icyo gihe muri 1942 yaje kwiga ku kigo cy'ahantu ku Ntarama aho nigaga amashuri abanza, aje gusibira umwaka wa 8. Muri icyo gihe ntabwo byari byemewe gusibira, ariko hari umuntu yateretaga bigakunda bikemera. Hanyuma rero aje kwiga kuri icyo kigo, yarahageze abana bo mu mwaka wa 8 icyo gihe baramumenesha, bakajya bamwambika ubusa, bakajya bamupfura imisatsi, bavuga ngo arashaka ngo kureba ukuntu umututsikazi ameze. Umwana byaramuyobeye kubera kumuhohotera muri ubwo buryo birenze ukwemera. Umwana byaje kuba ngombwa ko ishuri arireka arataha. Aho kwa Munyagasozi nari nsanzwe mpazi kuko bari basanzwe baturanye hafi no kwa mama wacu. Mama wacu wavukanaga na mama kwa se na nyina, bari baturanye naho kwa Munyagasozi. Ibyo narabibonye, ndetse ni n'ikintu gikomeye cyane cyankoze ku mutima n'oro mwana mutoya, bituma ngenda mfata ntekereza ibindi bintu runaka mu mitekerereze yanjye, kuko nibajije byinshi ndavuga ngo bishoboka bite ko twajyaga twumva tuvuga ngo cyane cyane mu ndirimbo yubahirizaga igihugu hari harimo amagambo avuga ngo gatutsi gatwa na gahutu, rimwe na rimwe tukagenda ibyo twiga mu mashuri bijyanye n'amateka n'iki, noneho bakatubwira ngo ibintu bijyanye n'abatutsi, ariko ukumva ni nk'ibintu utazi utamenye byari byo nk'umuntu w'umwana, kuko ntabwo gutekereza kumva umuntu ko ari umuntu w'umututsi numvaga ari hari indi sura yindi ibaho, hari ishusho y'undi, hari ukundi umuntu ameze yihariye ukuntu, nkabyumva muri ubwo buryo. Rero mbonye uwo mwana bamuhohoteye bamuziza ko ari umututsi, bishoboka. None se uyu mwana ko ari kwa Munyagasozi nsanzwe nzi, uyu mwana ibi ni ibiki? Bintera ikibazo gikomeye cyane ku buryo nari umwana muto wiga mu mwaka wa 6 bamuhoteraga biga mu mwaka wa 8 bari abasore, numvaga narwana nabo. Ariko kubera ko nari mutoya mbona ntabwo ntabishobora, ariko ndavuga ngo niba ari uko bimeze, numva muri njye hajemo ikintu gikomeye cyane, ndavuga ngo niba ari uko bimeze, ariko ni gute umuntu amututsi gute? Umuntu ni gute ashaka kuba umututsi? Noneho bumva ni ibintu byangiyemo, ariko ko numvaga mvuga ngo njyewe ndamutse ndiwe mbaye bakagira umuntu umuhotera gutya narwana paka, ibi bintu ntabwo byashoboka. Ko numvaga narwana, ariko nkabona ko ndamutse njya kwiteza abasore mu mwaka wa 8 icyo gihe, nkabona mu by'ukuri bitankundira. Nari ibyo bari bamukorera, nkumvaga ndakarangije kumva umubabaro. Biba ngombwa ko rero ubwo mwana yaramishwe ku ishuri, birumvikana ntiyakomeje kwiga. Hanyuma baho ngaho igihe ikintu cyaje kuba icyo kora, igihe cyanjye cyo gufata indangamuntu cyarageze muri 87 86, nibwo nari ngeze imyaka 17, nibwo twafataga indangamuntu, njya kwandikisha indangamuntu kwa Rusanse ushinzwe irangamirire kuri komine. Hanyuma rero mu gihe cyo kwandikamo ubwoko nibwo navuze nta ngeze noneho aho kwitwa umututsi biboneka. Ndakubwira ukuri, yego icyo gihe nafashe indangamuntu, ambajije ubwoko, ndavuga ngo ko yambajije ubwoko ntabwo numvaga ibyo ari byo. Papa najyaga numvaga avuga ko turi abazigaba, ndavuga nti turi abazigaba. Noneho aravuga tuhita n'ubuso ubwoko, ndavuga ngo buri ashaka ko ari bimwe by'ubuhutu n'ubututsi kwa mama mu bwo kwa mama. Ndanga rutewe ntabwo arubwo bose kuko atubwoko nukuba uri umuhutu, uri umutwa, uri umututsi. Akimara kubyumva akivuga ibyo ndavuga nti okay, abifani yazize ko ari umututsi. Ngiye numva ko maze kumusora icyo nigaga muri Serayi, ndavuga nti noneho rero nandika ko ndi umututsi. Ati wanyu muri abatutsi? Ndavuga ni tura abatutsi. Ariko mu cyukuri nta muri je ntabwo byigeze bibamo ngo ntekereze ngo umuhutu ni iki bivaki. Noneho ubwo kubera ko uwo Rosanseri wo kuri komine yari afite umuhungu we twiganaga, akaba inshuti yanjye cyane, yitwaga Sylvain, nuko ntibuka se amazina yazo ukuntu yitwaga. Noneho njya kwandikisha indangamuntu, twarajyanye kuri komine, hari mu masaha kwe, kandi Sera yitwigagamo yari ituranye na komine neza. Ku buryo uwo mugabo yari azi ko umuhungu ari inshuti yanjye,
tugenda mu gihe cy'agapoze njya kwandikisha indangamuntu twaje icyemezo cy'amavuko cyanjye cyanditseho amazina yanjye n'amazina ya papa n'igihe navukiye. Cyari icyemezo buri munyeshuri yabaga afite utozaga ku ishuri. Nta bintu by'ubwoko byari birimo kuri icyo cyemezo. Werebye ku cyemezo cy'amavuko arandika ajyanye udufishi uzuza n'indangamuntu birarangira. Indangamuntu arayimba. Noneho narangije kwiga serayi. Noneho nifuza gushaka akazi ndavuga nti ngewe hari abahungu twiganye muri primaire bari baragiye mu gisirikare batararangiza na primaire. Bajyaga baza mu rugo nkumva ndabakunze akavuga nti aba bahungu ndabona bameze neza nifuza kujya mu gisirikare ariko ndavuga ngo nzajya mu kijandarume muri 80. Icyo gihe ariko tutararengaho irangamuntu bari bamaze kuyiguha yanditseho ko uri n'umututsi. Yego. None muri 89 nibwo rero haje ibizamini byo kwinjira muri gendarmerie. Ndagenda nkora ikizamini nk'abandi. Ikizamini ndagitsinda turi bane. Noneho igihe cyo kwemeza ko abantu bagenda bemejwe bari bakoze ibizamini byo kwandika byo kubazwa mu twandika bya fizike byo kwirukanka n'imyitozo by'imbaraga twabitsinze ninjye wari wayi wa mbere nkurikirwa n'abandi batatu tuba bane. Noneho rero batwatse indangamuntu zacu turazitanga. Tumaze kuzitanga twinjira muri salle ya commune. Noneho jewe barareba niba barabonye ko handitse ko ndi umututsi baravuga ati indangamuntu yawe hari ahantu rosanseri ajya kwandika mu ruhande bandikagamo igihe umuntu yavukiye yari yanditsemo itariki yanditsemo umwaka bigezeho bibangwa ko yandikamo n'itariki. None asa n'ucishijemo blanco yandika 16 z'ukwezi kwa mbere 1969. Noneho kugira ngo kuko yabanje kwandika umwaka wonyine yari yanditsemo hagati ajya gushyira mu matariki abona ko n'ibyo bitari bikurirwemo arasiba yandika itariki ukwezi n'umwaka kwirangamuntu. Muri urwo ruhande ni naho hatirwaga kashi ya burugumestre ku buryo byari biteyemo neza. Noneho umukapiteni wari waje gukoresha ikizamini n'umujandarume waturutse mu Ruhengeri araza arampamagara avuga ati bimeze biti. Urumva deja ibyo bavuga babanje gukora inama ya commune bari baduheje harimo n'abakonse n'iki n'abayobozi bo kuri commune bo bari bamaze kuba ati uyu muntu bigemeze bite ko tubonanze ko ari umututsi inaha abatutsi bahatuye. Ubwo baravuga ati ntabwo bishoboka ko dushaka gufata umuntu umututsi. Konse wacu yari ahari kubera ko yari na data wacu avukana na papa kuri se ariko adasangiye nyina. Noneho jewe bampamagaye n'indinjira bagira ngo bambaze ikibazo ariko bamaze bankuremo hanyuma ariko bampisha impamvu bambwira ibinyuranye. Uwo mukapiteni arambwira ngo indangamuntu yawe ngo warahingwa yahinduye imyaka y'amavuko. Ndavuga ntabwo nigeze mpindura indangamuntu, ntabwo nigeze nandika mu ndangamuntu, ntabwo bishoboka. Ndavuga nti ahubwo niba bimeze gutyo reka njye kuzana ifishi ya papa aba ariyo mureba igihe navukiye muriye ko kinyuranye n'icyanditswe mu ndangamuntu. Ariko n'ubundi na kashe iteyemo irabigaragaza ko ntabwo bishoboka ko umuntu yahindura indangamuntu ngo bishoboke. Ubwo bari tugiye kuzana ifishi ya so. Uwo rosanseur wa commune yari yicaye mu nama turahagurukana turagenda tuva muri salle twigiye mu nza muri mu biro yakoreragamo. Mu guhagurukana tujya kureba muri biro ye niho yambwa atariko wundi sira wundi wanyumura abatutsi. Ndavuga ntabwo nese ntekereza ibyo ari byo ako kanya. Ariko Yesu ambwira ati rero ati ubundi ati rero ati nubwo bagutumye ifishi ya papa wawe ntabwo ari ikibazo kiri ahubwo ikibazo kiri kuko indangamuntu yawe yanditse ko umututsi. Numva umutima urakubise icyo akora ifishi arayishaka arayimpereza ndangije turagenda nkinjira muri salle nsanga babandi batatu bandi twari twatsindanye hamwe babahamagaye bamaze kubaha demande d'engagement bari yuzuza bahamagaye nundi wari wabaye wa gatanu kugira ngo bagomba gufata bane batarenga. Yego. Noneho bamuha nawe umuhaye nawe ari kuzuza. Nkinjira muri salle bamukapiteni aravuga ati rero ati rero ati ntabwo ibi bintu twabigirira ikizere ati uzagende hanyuma rero uzongera gukora ubutaha nuko yambwiye. Ariko deja amakuru yo kwa Rusanse nari maze ko yahabwa. Nahise ngaruka ndataha ndagira yabwira papa arababara atungurwa nawe no kuba nari ntunze indangamuntu yanditseho ko ndi umututsi. Noneho nagize umubabaro munini kuko ikindi gihe icyo gihe bahoteraga Epifania
numvaga narwana ariko noneho ndavuga na uzampohotera tuzabonana ko ntunzi yo ndangamuntu mvuga ni uzampohotera nziza ko ndumutse tuzabonana ko numvaga ko ndi umusore biza kurangira rero uburyo kurwana bitakunze bwo papa arambwira ati rero cyo nazindutse ndabyibuka njya mu Ruhengeri njya kubona na komanda wa groupe ya Ruhengeri mubwira ukuntu ikibazo kimwe turabonana ansanze kuri gate yinjira aho yari afite cumbi yagiye gusohokana n'imodoka ndayibuka imodoka itukura ifite plaque za kijandarume ansanga kuri gate mpita ndamuhagarika arahagarara ati wa mwana we ni ibiki ndamusobanura ukuntu byagenze arababara arambwira ati rero wa mwana we ihangane icyo naje kumenya cyo kuri umugabo yari umugabo mwiza nuko ntariho nibuka amazina ye neza ariko nawe bajyaga bavuga ngo n'umututsi ngo akomoka ikibungo ntabwo simbizi ariko bajyaga babivuga ariko bari bati rero mwana ati rero wihangane ati ariko rero iyo ndangamuntu yawe atuzagenda ujye kuyihinduza nubwo bucisha make uvuga amagambo makeya ndamwibuka rwose n'amapeti ye asohoka yambaye imyenda ya kaki n'amapeti yo ku rutugu atukura ukuntu ndabyibuka n'imodoka ye yagendagamo hari mu gitondo ko ni nazindutse cyane nuko byabaye ngombwa indangamuntu yihinduza yego ndagenda hanyuma muri 89 nibwo nakoze ikizamini ndagitsinda maze kugitsinda ninjira no mu gisirikare icyo gihe twinjiriye hari mu Kamuhoza na Mukamira bakoze amajonjora turi mu kigo cyahoze ari Kamuhoza hanyuma rero nyuma kugenda ibizamini bya nyuma twabikoreye Mukamira ko ikigo cyari kimaze Kamuhoza bari maze kuyimurira Mukamira Mukamira rero niho twinjiriye hanyuma rero tuziga ko ku itariki ya 2 kwezi kwa 4 nibwo twambaye nyuma y'ibizamini bya nyuma hanyuma tangiye amasomo ya gisirikare aho rero niho wari umbaje tese mu gisirikare bijyanye n'ingenga bitekerezo bijyanye no guhotera abatutsi n'iki byari byifashe biti yego yewe mu by'ukuri nkuko nabikubwiye nagiye mu gisirikare njya gushaka akazi nibwo rero nagendaga nkigeramo dutangira amasomo ya gisirikare nyuma tangiye kutubwira twiga amasomo ari physique tukayajyamo n'amasomo yo kwandika ajyanye n'ibintu by'amateka cyane cyane y'igisirikare cy'u Rwanda bakabitubwira bakatubwira ukuntu bitero igisirikare cyagiye kirwa amateka y'igisirikare cy'u Rwanda bitero barwanye mu Bweyeye bitero barwanye muri Nyungwe bitero barwanye mu Bugesera bitero barwanye mu Mutara bakajya batubwira intambara zagiye zibaho n'abantu bagiye babigwamo ndetse n'abasirikare bagiye babigira mu ruhare benshi batubwiraga ofisiye batandukanye nuko mwe ntakibuka amazina ariko ndibuka umugabo wari umukoroneri umwe ari umunsi umwe yitwiza no kujyana mu modoka ankuye ahantu nuko ntamwibuka ariko abanyabugesera cyane baramuzi ko yabaye mu Bugesera cyane nuko noneho rero bakatubwira ko barwanye urugamba rwaterwaga n'inyenzi inyenzi bakatubwira ko ari abatutsi bakatubwira ati nta mututsi abatutsi bose bava bakagira n'abantu babi ndetse ku buryo hari n'igihe bazaga nko mu nko ku masomo bakaza nk'umwinstructeur w'umwarimu w'umusirikari akaza akareba nk'umuntu akavuga ko n'umututsi kumwe urumva ku masomo ya gisirikare hari igihe abasirikare nyine baba bari ku masomo bahura n'ibintu byinshi cyane haba harimo gukubitwa haba harimo mbese kubabazwa mu buryo bwose bushoboka kugira ngo umuntu azabashe kumenyera igisirikare nta mwarimu wo mu gisirikare uvuga neza babaga bavuga nabi twagera kuri ibyo bintu ugasanga nkahita ntekereza ngo gaseko abatutsi ni babi n'ibiki bakatubwira abantu nko bari gukeka ko ntawari umututsi sha ariko buryo hari iwanyu ni hehe urumva umwarimu no screening ibyangombwa y'abasirikare ntaho byabaga bihuriye abaga barakoze screening y'ibyangombwa babaga barabikoze ariko umwarimu bakamuhereza abanyeshuri akajya use muri icyo gihe haba nibura muri Initec ya hari abatutsi mwakoranye kose bari barimo ariko nibyari nakubwiye n'ubundi abenshi indangamuntu zabo babaga barazihinduje abenshi babaga barazihinduje yenda sinamenya neza nakwira ko abonzi nk'abo twinjiranye abonzi indangamuntu bari bazihinduje nabo twaje kumenyana na nyuma indangamuntu zabo bari bafite indangamuntu zihinduje ubwo rero muri make ikintu cy'ingenga bitekerezo y'ivangura mu gisirikare cyari kirimo ikintu cyo kubiba urwango abatutsi cyari kirimo mu gisirikare kugeza n'ubwo hahandi bavuga ngo nta musirikare n'umwe ugeze igihe cyo kushinga urugo ugeze igihe cyo kubaka urugo wemerewe gushaka umututsikazi abatutsi n'abagome cyaraziraga abatutsi
none urumva aho intambara yo kubohora u Rwanda itangiriye yo byabije ari ibindi bintu byari ibindi bintu ko bateye abatutsi niho baduteye ukibaza ukuntu n'umwana n'umukecuru n'umusaza niki aho ahageze ugasanga nibibazo. Rero icyo kintu mu gisirikare cyari kirimo kuva mu masomo yacu no kugira mu mirimo urugamba rwo Rwanda rutangiye ko rwanatangiye no dusa naho dusoje icyiciro cya mbere cy'amasomo ya gisirikare igako twendaga kujya mu cyiciro cya kabiri cyo mu Bigogwe. Kwari icyiciro cya kabiri cyaberega mu Bigogwe cy'amezi 3 yo gukorera ibyo bitaga mu brevet commando. Ntabwo twarakagiye kunuza kuri icyo cyiciro. Ubwo mwari muri ku masomo y'ibanze. Ku masomo y'ibanze. Nuko rero no kuvuga ngo nkuko mwari mwambajije nuko nko byari bimeze mu gisirikare cyakora hari nabo byagiye bigiraho ingaruka nanjye naje kuza guhura nabyo kuko aho narindi haje kuvuka ikibazo baravuga ngo barakuna abantu babanaga n'umuntu bakumva imivugire bakareba imikorere bakareba imyitwarire comportement y'umuntu rimwe rimwe bakavuga ati uyu muntu n'umunyenduga ubundi uyu muntu n'umukiga ibyo ngibyo. Icyo gihe hari ikibazo cyaje kuvuka cy'umugabo umwe baravuga ngo babonye ngo ibaruwa ngo y'umuntu ngo wanyandikiye ngo aho twabaga mu Mutara ngo ibaruwa ngo barayifata ngo hanyuma ngo bamaze abantu basirikari bayifashe ngo bari kujya bagiye kuri patrol hanyuma biba ngombwa ko bankura aho twabaga mu Mutara kuri antwaga muri defense zacu barankora banzana Nyagatare banshinja ko ngo nandikirana n'inkotanyi. Nuko ubwo rero naraje bangishije Nyagatare mu buryo bugoranye cyane ku buryo ubwo byari mu gihe n'ubundi cyo cyo kubohora urugamba rwo kubohora byari 92 igihugu bimaze kugera 92. Noneho cyokora mu gihe byarashobora ko nanicwa kuko Kasitari ubwe yakibanya Gatare nibwo bavuze ati umusirikare wandikira n'inkotanyi ari hehe kuri no hari headquarter zo mu Mutara bitaga ngo OPS. Hanyuma rero turagenda mugeze imbere aranyitegereza nigeze kugira ibyago muri 90 mfusha ababyeyi banjye bombi ari mu kwezi kwa 5 papa yitaba Imana mama yitaba Imana ndetse na mukuru wanjye. Hanyuma bisa nkaho ari ko bagicitse mu minsi mike ngo twa tukiri ku masomo ya gisirikare. Hanyuma rero bituma menyekana Kasitani nawe yabaga ikigo cya Gako akinkubita amaso yego Nsabimana Deogratias akinkubita amaso yahise amenya aravuga ngo kusha nkuziye ndavuga nti mo colonel nti twabanye mu kigo Igako hari umukomando tugahabi neza niwe wamugatiye umwana ninjya muyoboraga uri niwe wagize kugira ibyago turi Igako. Nuko arambaza ngo inkotanyi muzaranye muti ndavuga ni mo colonel nta muntu w'inkotanyi nzi basa nabivuga nabo ubwabo cyo ko umukomanda avuga ati ariko umwana ukayigize kugira ibyago apfusha ababyeyi be nyasigara imfubyi uyu mwana wo mu Ruhengeri asezeranye n'inkotanyi gute ariko ibyo bintu mu birebe neza cyane cyane ko n'ubwo urupapuro batigeze barubona. Nuko noneho birangiye nibwo baravuga ati ariko n'ubundi umwana ugize ibyago meze gute kuba ari imfubyi nta nubwo yari akwiye kuba hano ahubwo byiza mu mwandikira urupapuro agende ajye kuba mu kibiga ko aho yaturutse. Hari umukapiteni wo muri military police aravuga ati mo colonel ati ndumva ibi bintu nubwo ntabwo twavuga ngo ntibyabayeho ahubwo twamujyana ikami tukajya kubikurikirana tukazamuhereza Igako tumaze kubikurikirana babijyamo impaka ariko finaloma baje kunyohereza Igako ngaruka Igako muri 92 ngira ngo hari mu kwezi kwa 3 hari muri uwo mwaka Igako narahabaye hanyuma tumari makorera akazi bisanzwe ka gisirikare bisanzwe nk'abandi basirikare bose batoya. Hanyuma igihe kiragera urumva hari urugamba mu Mutara no mu Ruhengeri igihe kiragera noneho habaho n'ibikorwa bihohotera abatutsi nta mu Bugesera byatumye abatutsi benshi bicwa inka ziraribwa amazu aratwikwa muri icyo gihe cy'Icyenda-kabiri mbere yuko nari mpari icyo gihe nabwo byabaye ibintu
binyeganyuza umutima wanjye kuko nabwo biri mu bintu byambabaje kuko nabonaga ihohoterwa rikorerwa abatutsi icyo gihe ngatekereza nkavuga ni ibi bintu ni ibiki kubera iki abantu bahohoterwa mwene aka kageni avuga ngo abatutsi ngo ni inyenzi ngo ni inkotanyi ngo ni iki nabireba ukabona mu by'ukuri nta hantu bifatiye nta hantu bishingiye icyo gihe ndabibona. Ndibuka ko mu minsi yakurikiyeho hari abagabo b'inyamata baje gufungirwa mu kigo kigako barimo umugabo witwa Ntidendereza John atuye ku Gahembe ari kumwe n'abandi bagenzi be. Noneho icyo gihe nagiye kuba chef de poste mbasanga mu kasho ka Gako. Urumva hari ibintu byakorwa mu kigo umuntu ntabimenye nyiri mu musirikare muto ntabwo bavanga ibintu byose byo mu kigo uzabimenya ntibyashoboka. Nta hantu wahurira nabyo. Nange namunye ko hari abantu bafunze ariko ngiye gukora uburinzi ndi chef de poste. Icyo gihe ko abasirikare bari chef de poste yagomba kuba ari nka sergeant ariko bari mu buke bw'abasirikare babagaho byabaga ngo bakafata nk'umuntu yenda usobanutse bakamuha kuba chef de poste amasaha 28 y'umunsi. Nange nagende chef de poste icyo gihe tukigera ku ntuza ku iposta nibwo tugiye gukorana handover n'abari barangije intuza uburinzi posta yabo y'umunsi banyirabangira ko harimo abantu bane bafunze ngo bateze mine. Njya kubareba mbona abantu barakubiswe mbona abantu bamerewe nabi cyane. Poste imaze kugenda tuwasigaye nibwo nagenda baganiriza wese urumva kujya ngiye kuganiriza abantu uri umusirikari nabo barahotewe n'abasirikari bafunzwe n'abasirikari kugira ngo umuntu agire icyo kubwira urumva ntabwo byari byoroshye. Ariko nagerageje gukora ibishoboka byose ndabwanise umuntu yabafasha iki barambwira icyo bashobora ko umuntu yabafashisha ngerageza gukora ibishoboka byose kugira ngo bakibone babona ko nta kibazo gihari hagati yenda yanjye nabo banyiyumvamo hanyuma bagerageza kumbwira. Rero byageze nijoro sinibukwa munsi n'amatariki ntabwo mbyibuka ariko byageze nijoro haza umugabo yaraje da chef bakundaga kumwita Rengo. Noneho rero icyo gihe nibwo umugabo yaraje nko mu saa 6 z'ijoro azana n'imbunda. Uwari officier de garde yari ajda chef. Ubwo officier de garde byari bivuze officier de garde niwe yabaga ari umuntu mukuru ukuriye uburinzi bw'ikigo iryo joro. Naho chef de poste yabaga ari umuntu ushinzwe abasirikare bari ku burinzi aho ngaho. Ariko icyo gihe yari wowe yari giye no officier de garde wundi abari shinzwe kumenya ntuza defense yose y'ikigo n'umutekano w'ikigo. Ko yabaga ari officier de garde. Noneho birangiye ubwo officier de garde yabonye nta kibazo gihari arambwira ati Silas rero ati yari mu mariye yari mariye yari afite urugo. Aravuga ati kandi urugo ruba mu kigo. Aravuga ati yakujya ngo nze njyame hano ngiye kuryama iwanjye nagira ikibazo kivuka muze kumbwira. Rengo rero ubu ngo witwa Rengo yaje kwinjira mu kigo avuye hanze nawe afite urugo hanze ariko afite n'intuza n'ahandi yabaga mu kigo araza arinjira avuye hanze yanasinze kandi ikigutangaje ni nawe twakoranye Rumize yari nawe officier de garde akorana Rumize na officier de garde twari turi kumwe yari nabo baduhaye abo bantu. Birangira rero avuze ngo ninsohora abo bantu ngo bateze mine ngo imodoka y'umusirikari y'umumajoro witwaga Wimana ngo irayikandagira yari taxi hanyuma ngo abantu barapfa. None ngo nimbasohore bajya ngo bajyane ngo ajye kubica ngo ni Nyenzi. Iko yaraje rakomanga kwa officier de garde asanga nta urimo asanga ninjye waraye officier de garde yagomba kuba yaraye ko twarabaga n'utumba tubiri ako officier de garde yararagamo akaba nakomba chef de poste yabaga arimo n'abasirikari bari mu karuhuko. Aho ngaho rero niho yakomanze kwa officier de garde asanga nta urimo asanga ninjye urimo ahita arambwira ngo kaporari ngo uzana bafungurira izi nyenzi zirimo hano ko yari afite imbunda. Ndavuga nti Serge da chef ni abantu muri iri joro umushaka kubajyana hehe. Azamura amagambo cyane ko nabonaga asa n'uwasinze mbona azamuye umujinya munini cyane bikomeye. Nahise nsa n'ugiye inyuma gatoya nari mpagaze mu muryango nabaye nk'ugiye inyuma gatoya nsengera imbunda yanjye ndayizana. Noneho kora ko isasu ryabaga ari umunuza muri cyembo ryari ririmo mutankuraho safe imbunda nyifata muri position ku buryo yari umugome abantu bose baramutinyaga
n'ubu ugeze hano Liziyeri ukabaziriza uti mu ndangira abantu bari basanzwe batuye hano hafi mu gihe cya jenoside ko bati mungire umuntu witwa Ringo bahita bamukubwira ko ati uwo muntu yari umugome mubi cyane, yari umwicanyi. Abantu baramutinyaga mu gisirikare, abantu twaramutinyaga rwose pe, byujuje neza, byuzuye. Umugabo ubwo habayeho guterana amagambo, ari nkavuga ngo byanze bikunze abandi basirikare bari barongo bakambwira ati ziraziti muretse ati mureka genda ati mwiyorere yarasaze ati bakambwira ngo ninkingurire abo bantu. Ndavuga ntabwo nyinguriye. Abo bantu bari barimo barabyumvaga ko habaye akantu kameze nk'agasaku, barabyumvaga aho bari bari mu nzu. Nuko ubwo bibaho ngaho ndavuga noneho ufite officier de garde mugenzi wawe niwe mwahanye Romizi, genda ujye kumubwira azabaguye. Ndavuga nti base wajya kureba umuyobozi w'ikigo akaba ari akabaguha. Genda guha abantu hanyuma baze kugera kubaza kubambaza. Ndavuga ntabwo bishoboka. Nuko umugabo yumvise mbese byakomeye, akashaka kuzana ibintu by'umujinya n'icyo akabona ndi tayari nimbona arajya kundasa. Yakunda kugenda ni kibunda twita ngo ni siliforoding cyangwa se twitwa fari kera. Ngenda ari mfite ntuzi imbunda ya ntuza ya Kalachnikov, ifite akantuza umuntu akunja akabita ngo ni twazita ngo ni Kalachnikov z'abapara AK47 niyo nari mfite, ariko ifite akantuza bakunja. No kubwo narakari nese nkarambura neza, nyifata mu buryo buri position, ndavuga nako biri kose arajya gufata cya siliforoding ikigiye cyo kuza kuntunga imbunda. Kuko imuna gutunza imbunda deja aba yakoresha. Ndabona arajya kukizamura cyo kuntunga imbunda, byarangiye kera. Byasi no kudaswa nuko nanaraswa, ariko byanze bikunze ntago nagenda genyene. Cyakora yaje kugera aho ngaho asa n'ucurutse yageze hangagera yitonganya amanuka yitonganya agenda giwe. Abo bagabo bari bafungiyemo aho ngaho barabyumvaga, ku buryo umugabo witwa Ntidendereza niwe warokotse jenoside, ni umugabo w'inshuti yanjye cyane, kuko yibuka byinshi mu byo yibuka by'amateka byamubayeho n'urwo rugendo rwo mu kasho kagako ntabwo yabyibagirwa. No kubwo rero icyo nicyo cyaratambutse kivaho, tubayaho dukora akazi mu buryo busabwa. Habaye ibintu byinshi bigenda bitandukanye. Icyo gihe abatutsi haba ko hano hari Gashora, akaba Kanzenze, akaba na Ngenda. Ibyo bikorwa byo guhotera abatutsi, byo kwica abatutsi no kurya nka no gutwika amazu mu Bugesera hose byabayeho. Rero mu by'ukuri icyo gihe abantu yenda abantu bashoboye guhungira ku mazu y'ubuyobozi. Ndibuka ko hano hafi Iririma hari Kiliziya Gatolika, hari abantu bahungiye. Ndabyibuka ko ari igihe twigeze kohereza abasirikari ngo bajye kwacungira umutekano. Wari umuyobozi wa secteur ngira ngo yaririma, hanyuma araza kushaka kumvikana n'abasirikari bari barimo umusirikari w'umuserija witwaga Habyarimana Juvenal, yari uwiwacu, yari serija. Hanyuma rero ntibabasha kumvikana n'umuyobozi ko bashaka kugira ngo abantu basubire mu ngo bave kwa padiri ngo babirukane bahave, nibagera mu ngo babone uko bababona. Hanyuma uwo musirikare ntibavuga rumwe. Uwo musirikare witwaga Habyarimana Juvenal yari uwiwacu, yari serija, yaguye muri ya modoka bavuga ko yatezwe mine. Yari wacu muri segiteri y'iwacu. Hanyuma birangiye noneho bangomba kuba baza kubasimbura. Baravuga ngo nibasimburwe. Noneho banderega kujya Iririma ngo tujyane n'abandi basirikare kujya gukora uburinzi abantu bahahungiye. Ndabyibuka tuhageze, ntabwo narinze umuyobozi wa segiteri, baravuga bati rero nimugenda nimuhagera maraza kuba n'umuyobozi muze kumvikana nawe ku byo ari bubasabe. Narahageze ndabyibuka yari umugabo yari afite akabari, hanyuma arambwira ati ngo tujyana ahantu hari akabari, afite akabari ke, ngura ntuza brochette, ngura na fanta. Icyo gihe noneho birangiye arambwira ati rero ati urabona aba bantu bahungiye hano kwa padiri ni inyenzi, twarishaje turazibura, none ndashaka ko abantu bose basura mu ngo zabo bakava no kwa padiri bakava. Ndabona none se abantu bose barahunze mu ngo babo bashizeyo, ati twarabuze nta muntu umwe ukiri mu rugo. Ndabona mubanze mu reka tubane turebe ko nta wundi muntu ukiri mu rugo, ariko numvaga ndibona ibyo byambwanze ngo abantu bagende. Ndabona nta mpamvu nimwe kugira ngo turebe tujye mu cakisha uburyo namara iminsi mbuzabuza ndebe ko iminsi yagenda yicuma.
nuko umunsi wa mbere, ku munsi wa kabiri, ku munsi wa gatatu nanjye nagendaga mbwira abantu aho bari bari kwa Patiri nkabwira muramenye ntihagire umuntu uva hano, niba hagira n'abantu bajya gushaka ibyo kurya mujye mugenda muri itsinda ry'abantu benshi, mwe kuzajya mugenda muri bakeya. Bibaye aho ngaho cyo ko naje kugira amahirwe, haza abantu muri Croix Rouge, haza abantu mu miryango yindi, batangira kwita kuraba ku bantu bari barahungiye kwa Padiri, ndetse batangira no kumenya amazina yabo n'iki. Deja umugambi konse yari afite uba upfubye gutyo. Twinjire mu 1994 neza ni ikihe gikorwa ni iki wasangiza abanyarwanda cyatumye witwa umurinzi w'igihango ku rwego rw'igihugu? Rero bigeze muri 1994 habaye ikintu gikomeye cyane, kuko ubwicanyi bwibasira abatutsi noneho bwari ndengakamere, ntaho guhungira hari hariho, ntaki abantu bari wabonaga abicanyi bari babaye nk'inyamaswa, byari bikomeye cyane. Icyabaye icyo gihe ni ukuvuga ngo ndi narege ndavuga nti aba bantu ku mutima ko n'ubu nawe wese ndakora ikintu n'icyo nakora n'iki. Icya mbere ntasi mpavuka, nta n'abantu mpazi, ndabigenza gute? Ariko ndavuga ngo uko biri kose ntabwo nabura n'umuntu n'umwe, kuko nanjye numvaga mpangayitse, natekereza ubuzima abantu babayemo, ndavuga nti ibintu byanze bikunze bashaka ikintu yakora, nubwo yarakora ubuzima bw'umuntu umwe niba yenda kwakagira urokoka. Rero ni muri ubwo buryo mu buryo bugoye naje kugira amahirwe, nza kubona umuntu umwe ku itariki 13 z'ukwezi kwa kane, hanyuma ku itariki 12 nibwo namubonye, hanyuma byize bukiye ku itariki 13 nza kwifashisha abandi bantu. Nabonaga ko abantu kujya kubona umuntu w'inyangamugayo washaka kubwira ikintu cyo gufasha umututsi ntabwo byari byoroshye, cyo naje kugira amahirwe mbona abamfasha. Hanyuma ku itariki 13 nza kubona abandi bantu mu ijoro ryo kuri iyo tariki, nibwo nifashishije n'undi umusirikare wundi w'inshuti yanjye, twabashije kuhaguruka hafi no kuri byo, tujyana itsinda ry'abantu bari hagati ya 18 na 21 tubajyana i Burundi. Tugaruka ku itariki 14. Hanyuma ku itariki 16 naje kongera gusubira i Burundi, nabwo njyanye umukecuru n'umwana. Ngarutse kuri 17 icyo gihe nari jyenyine. Ngarutse ku itariki 17 nsanga ibintu mu kigo byatugira mu gitondo, hari umusirikare twabanaga, umwe umbwira gatese hari abatutsi baga mu gisirikare bari barimo, hari umusirikare twabanaga mu nzu twaga mu Nyanza za Pascal yari umututsi nari mbizi, nubwo indangamuntu ishobora kuba yari yanditse ko ari umuhutu, ariko twaraganiriye ndabimenya. Hari n'undi bitaga Kamana Leopold nawe akomokaga i Butare. Hanyuma rero uwo Pascal niwe nasanze kuri gate, arambwira ati ntabwo najyaga i Burundi abizi, arambwira ati barakwira ati subirayo, ariko yambwiye yihishe kuko nibo bari bahawe amabwiriza yuko ninjira mu kigo bamfata. Ntabwo nabashije kumwumva, nakomeje ndagenda. Winjira mu kigo icyo gihe 94 ikigo cyayorwa na Colonel Munyarugarama, hari Scott we wakomokaga Gitarama. Akimbona yari yicaye ku gatebe ko hafi n'umuryango winjiraga wari kuri office, akinkubita amaso naragiye ndagenda aza gusa n'uwihishe, aragenda duhurira ahantu hagati y'amazu, arambwira ati ntabwo turapfuye, ati barakwica, ati batanze bambwira ko niwinjira mu kigo bagufata, ati kandi barahita bakwica, ati reba ukuntu usohoka ikigo yongera ukivemo. Bari bamenye ko abo bantu bagera hafi kuri 10 na ubwo bageze muri 10 hari amakuru bari bagiye bafata yuko ngo hari abantu abasirikare batwara abantu i Burundi, baravuga ngo kandi ngo modukeka harimo umusirikare witwa Silas. Nibwo rero bagiye kundira mu kigo muri iryo joro barambura, bamenye ko kuri bati ngo ninjira baze kumfata. Nuko nko byagenze. Rero nagize amahirwe, ikigo ngisohokamo kuri tariki 17 z'ukwezi kwa kane, nibwo nahise mpungira i Burundi mu buryo bugoranye cyane, ariko Imana yaramfashije mbona ngeze i Burundi. Nabaye i Burundi rero mbana n'abantu bari bashoboye guhunga, nabo twarafashije muri iyo minsi bari bahari mbi Burundi mu nkambi, kuva mu kwezi kwa kane kugeza mu kwezi kwa gatanu. Ubugesera bumaze gufatwa, nibwo nahise mpindukira, nahindukiye nahungutse na Kigali tarafatwa, akiri imirwano Kigali ntiyari yagafashwe.
ninjira mu basirikare b'inkotanyi baranyakira turabana kugeza igihe nk'uko nabibabwiye muri 1995 mu kwezi kwa mbere habayeho umuhango wo guhuza ingabo, ariko njye nari maranye nabo igihe kirekire, ariko birumvikana ko nanjye nagiye gufata ku masomo, nubwo nari maranye nabo igihe kirekire nagiye gufata ku masomo nk'abandi n'abari bahungutse baravuye muri Kongo n'abagiye biripotinga. Hanyuma rero birangira mfatanyije n'akazi ka gisirikari n'inkotanyi. Rero nyuma y'icyo gihe nibwo hagiye habaho ibikorwa byo kwibuka n'ibikorwa byo abantu bavuga amateka y'ibyababayeho n'ubuhamya butandukanye, abantu bagiye bavuga ukuntu bagiye barokoka n'iki, niho amakuru yaje kuzamenyekana muri ubwo buryo. Rero mu buryo bwo gufasha abantu rero kurokoka muri icyo gihe nibyo bikorwa byitaweho byarebweho, hanyuma rero bituma ngirwa umurinzi w'igihango ku rwego rw'igihugu. Wowe umurinzi w'igihango ku rwego rw'igihugu bwa mbere ryari? Mu 2015 nibwo twahawe certificat cyangwa se ishimwe. Kwinjira i Burundi byo ntabwo byabaga ari ibintu bigoye? Kwinjirana abantu i Burundi ntabwo byabaga ari ibintu byoroshye, kuko byanze bikunze urwo rugendo wo kujyana abantu cyambere haba sibye ariko i Burundi navuga ngo ntabwo byari bikomeye, ahubwo cyari kigoye kwari kuvuga ngo gutwara abantu ibirometero bigera muri bingahe, utwaye abantu bahungishije intera hamwe n'abasirikari kugira ngo uzabagezeyo, rwari urugendo rukomeye cyane. Icyambere tugenda bwa mbere twari turi kumwe n'abana batoya n'abantu bananiwe, abantu bafite inzara kubera igihe kirekire amaze bihisha, bamaze batarya, ndetse bamwe rwose bafite n'ibikomere bikomeye cyane byo ko umuntu ashobora kuba yacibwa n'intege n'amateka y'ibimubayeho no kubona abe bicwa. Bari bamwe bari biciwe abavandimwe cyangwa se ababyeyi, kandi bakabica bareba yenda yagira amahirwe we aho yihishe ntibamubone, ariko iyo ntuza iyo image y'ibyabaye ku bagize umuryango we akaba yabibonesheje amaso. Rero gukorana umuntu urugendo wahuye n'ibintu bimeze gutyo ntabwo cyari ikintu cyoroshye. Rero ariko Imana yagiye idufasha cyane ko twari tuzi aho tunyura, twari tuzi aho tugenda, hari za barriere z'abasirikari, twari tuzi ahari aho dushobora guhura n'ibibazo runaka, tukagenda tubikwepa aho tubona benda dutekereza ko nta kibazo gihari, tukajya mu muhanda tukagenda kugira ngo twihute, aho dukeka ko twashobora guhura n'ingorane tukajya mu ishyamba kandi tukajya kure cyane kugira ngo duse n'abazenguruka tutaza guhura n'ibibazo by'abasirikari aho bashyize barriere mu buryo butunguranye. Rero kwinjira i Burundi ho ntabwo byari bigoye, kuko tumaze gusa n'abarenga twumva ko twamaze ko urumva ahantu hari umupaka twari tuhazi, kumenya ko wamaze kurenga umupaka, ko wamaze kugera hirya, wamaze kugera i Burundi, wumvaga wiruhukije kavuga uti Imana ishimwe, nabo twari turimo twagatira turiye Burundi, ntabwo tukiri ubutaka bw'u Rwanda. Twararindiraga bakabanza bugacya neza, tukabereka tuduri ariya ni douane y'u Burundi, dore u Rwanda twarutaye inyuma, noneho twitora abasirikare mwene mugende, bakagenda bakabakira birumvikana. Ubwo rero yenagiye ikibazo cyavutse ku munsi wanjye wo guhunga, kuko ari nabwo nagombaga kugera i Burundi, nkinjira mu Burundi koko, kandi bikamenyekana ko mpari. Nageze kuri douane biragorana n'umusirikari, ariko nabanje gukora imyandikire ya gisirikare na gisivile. Ndagera kuri douane banyandika nk'umuntu uhunze, ariko banyitegereza bakabona uburyo nahise nambara imyenda ku kanya mishyashya, imyenda isa neza ku buryo nta kintu cyagaragaraga ko umuntu ahunze. Ndabyibuka nahunze, nageze Burundi kuri douane nambaye inkweto z'umukara ziteye nuza zisize umuti n'udusogisi dutukura, ipantaro y'umukara, ishati y'umweru, ku buryo nta n'akantu wabona kagatashe runaka wabwira ngo ushaka kugaragaza ko nyine wagenze n'urugendo nibura wahuritse. Ibyo bintu nageze kuri douane mbona abantu bariho barandeba, ndahunze uvuye mvuga ko ariko wareba ukabona mu by'ukuri nyuma aho icyo kora bariho banyandika mu gitabo, nibwo nabwo uyu mugabo w'umusirikare w'umuduwaniye, ndavuga nti rero nubwo nabwiye ko ndi umusivile na umucuruzi, ariko ntabwo ari kubye nababeshye, bati none bimeze bitavuga nti njyewe ndi umusirikare. Uri umusirikare? Ni umusirikare. Uri umusoda? Ati ni umusoda. Hari nimugoroba ahita ahamagara abasirikare hanze. Hari nko masaa 12 zibure minota, haratangiye bese gusa nawe ujya kwiramo. Arabahamagara bati wa mugabo n'umusoda w'u Rwanda,
ati ni igisoda, ati ni musoda. Baraza bahageze, uhuranye igiti, uhuranye iki n'imbunda, baraza n'ibiki byose buzura mu kazu mu gashambure kari aho ngaho. Nahise nabika umutwe ku meza, ndavuga ko rwose ndapfuye, birangiye, umunsi wanjye urageze. Ndavuga iyo biza kuba byari nk'ibyabaye by'urupfu, sinkore n'urugendo rureshya gutya. Cyo kuri Imana yarandinze, mbaho ngaho ntegereza ko ndi bupfe, neza ko ari bankubita nk'ikintu, umutwe ugahita umeneka, ntekereza ko bayenda bakubita nk'urusasu bigahita birangira, mbona ntabwo bibaye. Nuko nyuma yaho nabaye nk'umutaye ubwenge, n'ubwenge busa n'ubwagiye. Namaze akanya ntaza ahantu ndi. Bigeze aho ngaho umusirikare njya kumva umuntu avuga ati nimumureke abanza tubwire, nimureke. Nza kumugarura ubwenge ndi kumva ibyo. Nibwo batangiye kumbaza. Bambaza ukuntu byagenze n'ukuntu impamvu yatumye mpunga, ndasobanura, birangiye ati ni wowe wazanye abantu, mwe mwazanye abantu aha ngaha, baje batubwira ko baherekejwe n'abasirikare. Nuko ndavuga ni jewe. Nuko bahise banyakira muri uwo mugoroba. Ubwo biba ngombwa bambaza icyifuzo cyanjye, ndavuga nta kindi kibazo. Hari umuntu uzi Burundi, ndavuga ngiye mu njyane mu nkambi, abantu twashoboye guhungisha aho bari nibo nshaka kubana nabo. Nuko ariko aho ngaho nyine byari ibintu bikomeye bigoye, ariko Imana yaramfashije, mbona biratunganye, bigenze neza. Hanyuma mbana n'abandi mu nkambi kugeza igihe twahungukiye. Nk'uko nabivuze, njye nahise nakirwa n'abasirikare b'inkotanyi, dukomezanya imirimo nk'uko bisanzwe. Kuba rero aho bigeze ubu ngubu witwa umurinzi w'igihango, ni ibintu bivuze iki rero kuri wowe? Kwitwa umurinzi w'igihango, cyangwa se ko hari umuntu ushobora no kuba yenda nyuma yatekereza ko agaha agaciro, cyangwa se akavuga ngo reka tubishyire kuri uru rwego. Ntabwo ninzi ko ariko biza. Njye icyo nakoze, numva ku mutima wanjye uhangayitse. Kujya kurengera umuntu tw'umututsi, nakubwiye ikintu cyakomerekeje umutima wanjye, nakikubwiye bwa mbere ku mwana wo kwa Munyagasozi Epifani. Yego. Cyambere ikintu gikomeye, n'ubu uyu munsi yo mbyibutse, ubu n'umudamu arahari atuye Musanze, ariko ibyamubayeho ku kigo cy'Intarama biri mu bintu byakomerekeje umutima wanjye, ku buryo iyo umuntu atanze ubuhamya, ntabwo sinjya mbimenyera. Ndi kumwe n'abavandimwe n'umuryango turi tuganira mu kanya kashize, ejo bundi ku cyumweru turi ku muhango wo gutangiza icyumweru cy'icyunamo ku rwego rw'igihugu. Hari umuvandimwe watanze ubuhamya, turi muri BK Arena, atanga ubuhamya, umudamu warokokeye muri cyahoze ari komine Kibirira, ariho yabivuga. Ntabwo mbizi kubyihanganira, kumva ubuhamya bw'umuntu n'ubuzima umuntu aba yaranyuzemo, ntabwo umva birangora. Nuko ariko ngewe kuba kwitwa umurinzi w'igihango, cyambere cyo yenda ku ruhande rwanjye numva ari ibintu bishimishije, kandi numva nshishikariza, natoza, natanga impanuro cyane cyane ku bakiri batoya, kugira ngo abantu bajye bashishoze mu byo bumva, banashishoze no mu byo bakora. Kuko cyambere ngewe ubu n'abana banjye bari hano, yenda n'uyu munsi niyo mbonye n'ubutumire ku rwego rw'igihugu, nkavuga ngo nitabiriye ubutumire bw'igihugu, nitabiriye ubutumire bwa nyakubahwa perezida wa repubulika, nitabiriye ubutumire bwa minisitiri w'intebe, nitabiriye ubutumire bwa minisiteri. Nta yandi mashuri nize, aho kugira ngo njye kuba najya kwicarana n'abayobozi n'abategetsi n'abayoboye isi nk'uko twari turi kumwe nabo ejo bundi. Byakagombye kuba banyicaza aho hantu, mpicara nkandi mpicajwe no kuba n'umurinzi w'igihango. Biturutse ku kintu, biturutse ku mashuri yandi y'ikirenga nize, ntibigombera amadiplome, ahubwo ni ibintu bigombera kuba umuntu afite imyitwarire n'indangagaciro nzima n'uburere buboneye bukwiriye umuntu ufite ubumuntu. Rero yenda si ibyo nirata, kuko mbishimira Imana kuba uyu munsi ndi umurinzi w'igihango, atari ibintu navuga ngo nagiye kwiyamamariza. Yego. Hanyuma baza bambaza bakaza bakamubwira ngo tubwire inzira banyujijemo. Ngo nanjye nababona. Ngo watuvuganiye, ngo natwe ngo tukareba ukuntu ngo umuntu yaba umurinzi w'igihango.
njyewe nkabwira mu by'ukuri ntabwo navuga ngo nanjye sinzi aho byaturutse, ntabwo nzi aho byavuye kuko bajya no ntabwo sinzi inzira byanyuzemo. Ariko cya mbere mbwira urubyiruko cyane abona ngo ntihajye habaho gushishoza. Umuntu niba yumva inama niyumva inama nzima kandi azumvire. Kera data yari umuntu wagenze mu mahanga, cyane cyane yabaye muri Kongo mu by'akazi ko gushakisha imibereho, yakoranye n'abazungu n'abandi bo mu bihugu bitandukanye. Yajyaga twicuza akatubwira ati rero mwabana mwe kubana n'ababyaye nkabarira mugakura, nuko nashoboye kubana n'abantu neza. Iyo ntaza kubana n'abantu neza ntabwo mba nkiriho, biba byararangiye kera. Kuko hari abantu benshi akavuga ati hari abantu benshi bagiye, yajyaga akunda kuvuga ngo hari abantu benshi bakenyutse bapfuye badashaje, bapfuye imburagihe kubera ko bagiye bitwara nabi muri sosiyete, bamwe bakaba banicwa bazize imyitwarire yabo. Akaba ati rero bana banjye muzajye mwitwara neza, nugera mu gihugu cy'abazungu ukaba utazi ururimi rw'uruzungu rwabo, ujye uca amarenga ariko ushakisha uburyo wakumvikana n'umuntu kandi mu b'inshuti, ubane n'abantu bose amahoro. Nuva haniwa ugiye mu kandi gace katari hano mu Ruhengeri, ukagera ku Gikongoro, ukagera Gitarama, ukagera i Butare, abantu benshi babaga n'iwacu burya abantu baratinyaka bakavuga ngo ntago bavuga ngo ujya gukorera i Butare akazi Butare, twajyaga tubyumva bati bikatase nakorerayo. Ni abantu babiti ni abanyanduka ati bakwica, abanyangikongo n'abantu babene bararoga, tukabyumva muri ubwo buryo. Ariko papa yajyaga atubwira ati nugera ahantu nta hantu habi habaho, atabwo buryo abantu nibo babi. Nugera ahantu ukasanga abantu, ukasanga ukabona abantu n'abantu, nubwo mwamutavuga ururimi rumwe rwa mudasakuruhu, shakisha ukuntu warema ubucuti n'uwo muntu, atuzabaho kandi uzabaho neza, nta muntu uzakora nta n'icyo uzaba. Ibyo bintu mu mutima wanjye numvaga birimo, nta muntu ari nzi nahanga ko nge ntabwo namvuka. Ibyo bintu biri mu nagiye ntekereza nkumva ndavuga ngo aba bantu bafite akaga gakomeye cyane, bakeneye uwabafasha. Nareba igisirikare nari ndimo nkasanga ni igisirikare cyabaye ikinyamaswa. Nareba ku ruhande ngasanga nari seribateri mfite imyaka 25 nkiri mutoya, nkareba iwacu nkasanga ni kure, nkaba se ndafata umuntu mujyane mukura hanga nubwo namubona amufata nkabona nkamujyana iwacu i Musanze muri Ruhondo, nkabona bishaka ko sinamugezayo. Ariko ndavuga ngo nubwo bimeze gutyo nabona gategeza ndamutse mbifatuyemo byagenda gute. Ariko ndareba ndavuga ngo nta kundi. Aba nabo ni abantu bari bakeneye kubaho ariko ntibikunze. Ni abantu nkanjye bari nkanjye nkuko nanjye naremwe, ngiye kubikora ningira amahirwe yenda ndaza gutekereza ikindi nyuma. Rero nabonye umuntu umwe maze kumubona, mujyana ahantu hamwe barambwira bati uyu muntu banyabuze turamushyira hehe, mujyana ahandi baravuga ati rwose zirasi rwose mwaka ushaka kudukoraho. Nibwo natekereje ndavuga nti ibi ngibi ntabyo, uyu muntu ndamujyana i Burundi. Nuko rero nakoze ibyo ngibyo nanjye numvaga nshaka kugira ngo niyorohereze, kumva ko umutima wanjye nanjye nibura uruhutse, kuva ntangira kumva ibitero by'intera hamwe byibasira abatutsi, abantu bahigwa mu buryo bubi cyane, ntabwo nongeye kurya. Kuko ikintu cyose numvaga ikintu cyose kibaho cyose cyabishye, numvaga ahantu hose nacitse intege mu buzima, numvaga nta kintu ndi gutekereza, numvaga ubwenge bwagiye. Ndavuga ngo nta kundi nagarura ikintu cyo kumva umutima wanjye uruhutse, kiretse nibura nubwo nabona umuntu nkavuga ngo nibura yenda abantu bariho baricwa muri ubu buryo, ariko hari umuntu utazicwa kubera ki. Nkavuga nibura nzaba nduhutse icyo mbonye. Rero tugiye ku ituru ya mbere tujyanye abo bantu tubagerejeyo, ndavuga ntibyanze bikunze n'ibindi birashoboka, bishoboka ko nshobora no kugenda nkagera n'Inyamatare nkaba nakurayo umuntu nkamugeza i Burundi. Urugendo rero rukomeye kandi urugendo rwiza, urugendo rw'ubutwari niko navuga, urugendo rwo kurokora abantu. Ni bake, ntabwo byakozwe na benshi, nayo mpamvu abarinzi b'igihango nyine hatari benshi. Hanyuma rero tugana ku musozo w'iki kiganiro cyiza twagiranye, twaganiriye ku rugendo rwawe, ndagira ngo nibutse abakurikisha ko twaganiraga ku rugendo rw'ubuzima bukomeye butari bworoshye mbere ya jenoside ndetse no muri jenoside na nyuma ya jenoside, urugendo rwa
Sirasi nta mfura y'ishyari. Ndagira ngo rero noneho tugana ku musozo, ni iyo usubije amaso inyuma mu mwaka wa 1994 cyangwa na mbere yaho, ni uwuhe munsi cyangwa ni ayahe mashusho atajya gusibangana mu maso, hanyuma tunasoza uragenera ubutumwa abanyarwanda muri rusange muri ibi bihe byo kwibuka? Rero ishusho navuga itajya insibangana mu maso, buriya umutima w'umuntu wereka umuntu ibintu byinshi bikasa nkaho uri kubireba, wabibonye cyangwa se utabibonye. Kuko njye niyo umuntu atanze ubuhamya bw'amateka y'ibyamubaye muri jenoside, hari igihe mpita mbikurura nkahita mbibona kandi nari ntahari, tutari turi kumwe. Rero navuga ngo mu maso yanjye, kubera umutima utekereza, ntabwo mu gihe cyose umutima wanjye ukomye ku kintu cyitwa jenoside yakorewe Abatutsi, hari ibintu ntashobora kwibagirwa. Yenda reka mvuge yenda ibyo nabonye, ikintu cyitwa uwo mwana wo kwa Munyagasozi, ibintu byamukorerwa ari igihe mbitekereza kugira ngo biza nkahita mbibona. Yambaye ikanzu twitwa ngo ni cotton kera z'ubururu zifite udushumi, n'abanyeshuri b'abahungu bambaye amashati ya kaki n'amakabutura ya kaki. Ndabyibuka iyo shusho ndayibona, n'abanyeshuri harimo umuhungu witwaga Nizeyimana Aimable, harimo n'undi muhungu, abandi bahungu bitwaga ndajya kwibuka amazina ariko uje cyane ni uwo nguwo. Ariko ndabibuka icyo gihe n'ukuntu bamufataga bakamujyana hanze, n'abarimu ndabibuka, ndababona gutya bicaye aho ngaho bariho babireba, ntagire ikintu na kimwe bakora. Icyo ndakibuka, iryo hohoterwa ry'uwo mwana cyankoze ku mutima. Na n'uyu munsi iyo umuntu atanze abantu mpita nibuka Tiffany ibyamukorewe, niyo tuganiriye twari kuri telefone, mpita mbyibuka cyane nkabikurura, nkahita simubone nk'umuntu ugeze mu zabukuru ukuze ko arandusha n'imyaka, uwo nkahita mubona mu isura y'umwana ukiri muto w'umukobwa. Ikindi mu by'ukuri yenda ntabwo muri 1994 ntabwo nigeze mbona ahantu bari kwica umuntu, nta n'umuntu nigeze mbona w'umurambo, yenda ngo mbona umurambo ahantu, sinigeze mbibona. Ariko nkurikije ubuhamya numva, mpita mbona urupfu abantu bagiye bicwamo, mpita mbibona kandi nkabona bize mu isura nkayibona. Rero navuga muri rusange ishusho ya jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994 ntabwo ishusho nshobora kwibagirwa mu bitekerezo byanjye, kuko iraza nubwo sinigeze mbona yenda ahantu bari kuvuga ngo bariho baratema umuntu, cyangwa se mvuge ngo bafashe umuntu usibye umukecuru najyanye niwe nakuye mu gitero bari bendaga kumwica. Ariko hari n'ibitero nabonye, nagiye mbona by'ibitero by'abasirikari bari n'iby'intera hamwe narabibonye, ndetse n'abagenda mbona bariho banarya n'inka. Ndibuka umunsi umwe nigeze kugera kuri mbyo bariho barya inka, imipanga yuzuye amaraso n'iki n'amahiri n'iki, ibitero nagiye mbibona rwose. Ibyo bitero rero mbitekereje nkabisanisha n'igihe bari hejuru y'umuntu bariho bamwica, mpita mbona ubugome bubi cyane, kandi nkabibona mu isura, nkabona ndiho ndabyitegereza neza, nkabona ndiho ndabibona. Rero icyo kintu iyo ngitekereje mpita numva iyo shusho, mpita numva nakora ibishoboka byose nkafatanya n'abantu kurwanya ikintu cyitwa ingengabitekerezo ya jenoside n'umutima w'ubugome. Icyo kintu mba numva nakora ibishoboka byose nkakirwanya, nivuye inyuma n'uwanjye n'inshuti yanjye nkamutoza kugira ngo ikintu cy'ingengabitekerezo mu bantu kiranduke burundu. Ariko nanone kandi bikantera cyane guhora nkangurira urubyiruko kwitandukanya, kugira ubutwari bwo kwitandukanya n'ikibi, kuko twari urubyiruko, kandi urubyiruko nirwo rwagize uruhare. N'ugiye kureba abantu bagize uruhare muri jenoside ushobora kubasanga benshi, yera nubwo harimo n'abakuru, ariko ushobora kujya gusanga abantu benshi bari munsi y'imyaka 35. Rero kenshi n'abo bana nk'abo bana b'icyo gihe muri 1992 uribaza ahantu bakuraga ikintu cyo guhohotera umututsi, ukakivuga abantu babikoraga hehe? Nta handi babivanaga ku iciga, mu muryango,
mu babyeyi babo. Nkunda kubwira urubyiruko nkavuga nti mujye mwitandukanye, muramenye urubyiruko, bana batoya, kugira ngo muzabeho, mubyare, mukure, musaze neza, mubyara abana nabo mubasindagize, mubakuze, nuko muzabakuriza ahantu hatekanye, ahantu hameze neza, ahantu hari urukundo. Umuntu uzajya kubabibamo ingengabitekerezo y'ivangura ry'amoko mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, mujye mumenya ubwenge uko mukwiriye kwitwara. Ndumva aricyo nicyo nasorezaho. Bari bakurikiye Ishusho TV, ndabashimiye cyane kandi mbifuriza no gukomeza gukomera muri ibi bihe turimo twibuka jenoside yakorewe abatutsi muri Mata 1994. Twari rero mu karere ka Bugesera, mu murenge wa Ririma, mu kagari ka Nyabagendwa, aho twari twasuye umurinzi w'igihango ku rwego rw'igihugu Ntamfura y'Ishyari Sirasi. Mwumvise rero byinshi ku buzima bwe, byinshi ku mateka, byinshi ku byanyuzemo mu gihe cya jenoside ndetse na mbere ya jenoside yakorewe abatutsi. Ubwo rero urubyiruko bibabera isomo, Banyarwanda bibabera isomo. Mwumvise ko yakanguriye cyane cyane urubyiruko kwitandukanya, mwitandukanye n'ikibi cyose, mube urubyiruko rwo gukora itandukaniro. Munyemerere mbashimire cyane, ariko kandi nkomeze kubifuriza kwibuka ariko tuniyubaka. Murakoze.